Okay, kubantu rusanzwe narahaye ino application ngiye kwereka uburyo mwazabasha gukora mu mafaranga mukahita mugera mu gihe cyo kubikura. N'abantu batari bayikora nabashyire link muri video description, ariko muze kuyikora mwarebye video kuko ari byo barabigisha uko bikorwa kandi mugakubasha gukora mu mafaranga mukazabikora kabageraho mu buryo bworoshye cyane. Dore aha uyari muri Amerika amaze koramo bino bice mu minota itarenze 26 mu Bwongereza, muri Espagne, muri Amerika, mu Budage, muri Portugal, mu Bwongereza, mu Budage, muri Espagne. Dore ayo twakoreye muri application amadolari n'ibice 36 reward twabonye, ariko zishyurwa zingana na amadolari 3 zishyuwe zingana n'idolari. So rero uyu munsi iki tuje gukora mbije kubereka uburyo muzasetinga, nze kubereka uburyo muzabasha kubikora kabageraho. Benshi bansabye yuko nzabereka uburyo bazasetinga amafaranga kabageraho yo bakoreye, ariko ni uri mushya uraza gukanda kuri link nashize muri video description uze ukora account. Gukora account ku bantu basanzwe bamenye bya online biroroshye. Hari aho ukora ugakuretinga password na email nayiberetse, hari naho ukora ugashyiramo email gusa ukinjira. Ibyo byose nayiberetse ku muntu ushaka gukora sign up, ndaza naho gushyira link muri video description, uraza kuyibona uburyo wakoramo sign up mu buryo bworoshye cyane. Ariko ibi byose uraza kwikora nyuma y'uko urangije gukora video. So rero iyi application imeze gute? Ariko manje goreza ikaze umuntu uri mushya kuri iyi channel, ni Sam Promoter Official. Wahageze manze ukane subscribe, nyabona nugende udakanze like kuri video. Njya mbibasaba kenshi kuko nafashe umwanya nyicara kuri video nkakora video numereze like. Guys, nawe uzagira menye yuko nawe utari umunyamwuga. Nafashe umwanya kuri video yacu ukayireba iminota 10-20 utatanga like, sinzi impamvu. Wenda ubuspendinga wenda udukurikira ariko utadusupporting utangi like cyangwa subscribe. Uburyo ukanzanga harimo uburyo bwinshi naberetse, yukanze kuri harimo uburyo bwinshi muri application tugenda dukora mu ibiceri. Hano handitse task, iyo akanze naberetse ko harimo uburyo bwinshi. Handitse submission, nayo twagiye dukora task bagiye baduhereza, yabaye approved. Ariko twebwe nago tubona umwanya cyane wo gukora zino task bitewe n'ibyo byinshi turimo, ariko ufite umwanya zino yazikora. Survey nayo harimo uburyo bwinshi ubasha gukora mu ibiceri muri survey. Dore ahangaha aba bari kugenda bari top, bari kugenda akora mu ibiceri muri survey. Aba niyo bari kugenda akora mu ibiceri muri survey aka kanya. Dore muri aka kanya niyo bari kugenda akoramo ibiceri muri survey. Abahiga abandi ukanza nka kuri all uhitubona abahiga abandi bagenda akora amafaranga muri iyi application. Iyi application itandukanye na za zindi, ifite garanti igihe kinini cyane. Aba bose nabari kugenda akora amafaranga muri iyi application. Iyi application ifite ikizere, ifite garanti, irabikura. Yego nibyo nagara amabeshyo, abayikora nibo babikubwira kuko ifite garanti igihe kinini cyane. So rero icyo usabwa nakubwiye n'ukubana nanjye gusa kugera ku musozi wa video uraza gusobanukirwa byinshi. Kubashaka gukora link yo nababye kuri muri video description uzi kugenda ukora account ukomeze ukora amafaranga nk'abandi. Uyu munsi tujya focusinga kuri byinshi, uko wakora amafaranga, uko yabikura, uko settinga kubikura. Ibyo nibyo twateguye muri video. Yego niko biri, niko bimeze nyibisanzwe. Ni Sam Promoter mugiye kwa nabo Banyarwanda. Iyi application yitwa Timebucks ni application kwanza nabahaye. Iyi application nabashishikariza kuyikora niwe utari wayikora kugira ngo ubashe kuyikora. Iyi application ni ikizere, niba utabyemera uzabyemera kuko ababikora nibo babizi. Handitse bonus click, abaze gukora bonus ngaba ayo bamaze gukoreramo, uzanditse ngo bonus click eligible user can claim a bonus every 2 hours. Yushaka handitse claim zose ndi gusanga aho ndi kunyuramo kugira ngo mbere kuko mwasetinga mugozagira amafaranga yo kubikura. Ibyose nayiberetse muri video zigiye zitandukanye, nayiberetse just nuko ndi kugenda manyuriramo. Hari cyo bita daily tracks, ibyo naberetse nako kwikora atubwira ngo tracks lost, 1 day tracks, you miss your check-in window and your tracks has been resent. Check in you now to start a new track. Angaha days track, come back to Timebucks every day and click the check
in button to maintain your track and unlock day bonuses increase over time from 110 and lower. You must complete earning activity before claiming your bonus. If you miss the check-in within the window, your track will reset the beginning. So ahangaha avuze ngo mu gihe kugira ngo ubashe gukora day tracks nuko uhora ugaruka buri munsi ugakanda kuri check-in ubundi hakifungura. Uko ugenda ukora cyane kuva ku munsi umwe ugenda wongera ushobora kugenda ubona inyungu irenze. Ufite kuzajya ugenda ukanda kuri check-in kugira ngo ubone bonus ya buri munsi. Ariko iyo wibagiye cyangwa iyo wibagiye gukanda kuri window ya check-in ahangaha iyo bita day track yawe niba wari ugeze kuri 3 cyangwa 4 cyangwa 5 bitabisubiraho byatangiriye. Ni uko nguko bimeze. Nidukanda kuri check-in already batubwira ngo boom, satubwira boom, you are done, ukoze neza, you have just been credited 000. Remember to come back and they get beginner amount. Arakubwira ngo ukoze neza uzajya uriruka kugaruka ubundi ukande kuri check-in. Ariko nakanga tugeze kuri 2 nubwo azamuka agira nga kwijana kwa kuri kangahe ahangaha iyo wibagiwe bitabitangira kuri 0. Kandi ahangaha ukubona ko ugenda iminsi ugenda ukanda niko amafaranga agenda yiyongera. Dore ahangaha ugeze ku munsi 70 ugenda ukandaho $, wagira ku munsi 90 already ukahita ubikora $5. Kandi niyo wibuke yuko ariyo akenerwa kugira ngo tubikure. Ni mu buryo bworoshye cyane rero uhita ubikora ukahita ubikura amafaranga yawe mu buryo bworoshye cyane. So rero icy'ingenzi ko twakora amafaranga muri application ni gute azatugeraho. Nicyo cy'ingenzi umunsi no video igiye focusinga kwanza igiye no kugarukaho cyane. Dore hano twamaje kuzuza $4 n'ibice 36 kandi twabonye ko kubikura ari $5 angahe. Twabonye ko kubikura ari $5 angahe 5. Dore angahe uko twagiye tuyakorera nuko kuba ayanga yose niyo twagiye dukoreramo nuko ngo twagiye tuyabona. Dore ayanga yose nayo twagiye dukoreramo angana n'ibice $4 n'ibice bingahe $4 n'ibice 67. So rero hano rero tugiye gukora iki rero urukona ko gake nuko nko tugenda tubasha gukoramwo ibiceri muri iyi application. Aha twona ko tugeze muri 83 kwijana kugira ngo tubashe gukora cash out. Kubye ngo kujya dukore cash out dusigaranye 0.83 until the cash out. So rero tugiye gusettinga noneho uburyo tuzabikura. Nibyo abantu benshi bategereje kumva se ese ni gute tuzabikura, ni gute azatugeraho. Ibyo ngiye byose nibyo ngiye kubereka muri iyi video. Bana nanjye wibuke gukanda like gusa nta kindi na subscribe no buri mushya. Reka dukande kuri hano tuzano setting ahanga byihuse cyane. Setting tuze dukande payment vuba ubye ngo select method, how withdraw, how no withdraw button, payment set daily and automatically Monday Friday if you reach 5 minimum payout by the cut of time which is the tabikwereka niyo can the see count down time for when invoice and the payment are generated if you scroll to the very bottom of the site. Birakubwiye ngo ni gute wakora withdraw na button hari rya withdraw ariko buri munsi amafaranga yawe gwera kwa mbere kujya kwa 5 iyo wuje $5 ahita yiyohereza akahita yibikura gwera ku masaha ya 5:59 amasegonda 59 ku saha yo muri New York. Amafaranga yawe uko isaha igenda imbara amafaranga yawe yishyurwa akahita uyabona akugeraho. So rero ni gute rero tugiye gusetting. Hari icyo bita Airteam nababwiye yuko ariho twebwe tuzabikura. Airteam ngewe nakanzeho kwa nafite Airteam ukandaho ubundi ukagenda ukinjira kuri ukahita ukanda kuri Airteam abaguhaye ugashyiramo password bita byihuza mu minota mike cyane no kuri email bahita goreza bigakanda. Ariko ku muntu udafite Airteam ukanda ndetse ngo click dore ko baba babyoroheje
ukanda ndetse ngo click ahanga ukagenda ugakora icyo bita sign up kuri yo bita Airteam. Ni ibintu byoroshye kuri Airteam. Naho reka manyurizemo gakeya nigeze gukora account mbibereka ariko video nasanze yarisibye. Dore anga akubwiye ngo make sure you are in the correct link. Itabikwereka anga avoid itabikwereka takubwira ngo success accept invitation from timebox. Aha gukora account country you live anga ukora ahangaha uzagashyiramo igihugu cyawe utuyemo na Rwanda ukazanga ukahita urushyiramo icyo ukora handitse ngo personal n'ukanda already nukande kuri small. Wowe reka dusubirane inyuma gato uzakande kuri personal hanga already haba harimo ariho uzakanda igihugu ahanga wenda nuri mu Rwanda uzashyiremo mu Rwanda niyo muri mu Burundi uzashyiremo mu Burundi. Iyi niyo tuzabasha tukubikura katugera kuri momo yacu guys, mu byumve neza niyo tuzabikura katugera kuri momo yacu niyo tuzabikura. Ariko already ngewe account ndayifite. Wowe ukanda hanga ugashyira uzakandetse ngo personal nukazakanda small uzakande personal bazagenda kubaza byinshi byose bazagenda kubaza ni usanzwe umenyeye gukora account no gukora KYC uzabishobora mu buryo bwo kubikura. Ndabereka yuko ari mu buryo bwinshi ariko iyo bita naberetse ko ari mu buryo bwinshi ariko iyi bita Airteam niyo nziza. Handitse ngo update payment yo akanze ushyiramo password already naberetse ko gukora account imbere warashyizemo password kare byo byiza kugira ngo ubashe gukora iyo bita Airteam nuko warasetinze iyo bita password kwinjira ya mbere user yayo ugasetinga na password zabasha kugira ngo ukore withdraw. Kora withdraw ushaka gukoresha iyo bita Airteam, PayPal, Visa card, Litco na Solana izi zose zirakora. Litco nayo irakora ariko naberetse ko habasaba kugira ngo verifying ID yawe hari abantu bajya bicomplaining bavuga yuko wenda atari byo byiza kurushaho. Ibi byose nagiye bisettinga naberetse ko settinga password ahanga hose nagiye mbibereka hano aho ugenda settinga password. Ibi byose nagiye mbibereka ahanga utazi password ukandika click ahanga reset ukayisettinga utayizi kugira ngo kuko hariya ujye gusettinga iriya timebox cyangwa payment bagusaba password. Ibyo ngiye byose ugomba kubisettinga kugira ngo bashe gukoramwo amafaranga muri application. Nawe usanga kuri profile kwanga ushaka kuri application yawe ushyiramo profile washyiraho ifoto yawe nabyo birakunda muri makeya. So muri makeya rero aya mafaranga uri kubona ahangaha twebwe ko nadusigiraho ibice bike kujya kuri withdraw. Nzaza mbereka message ko angezeho badusoneye yuko nabuti hari ya withdraw ariko amafaranga twakoreyeho gura kwa mbere kugira kwa gatandatu saa 5:59 amasegonda 59 bitewe nuko amasaha ari kugenda yibara amafaranga bahita yoherezwa akahita kugeraho. Iyi application iri seriye yutuje nanga kuri WhatsApp yayo ifite na WhatsApp channel bayita anga scrolling gatoya bayita timebox itwakanda hanga timebox hanga dore kuntu hanga imeza kubye ngo remember to top user who defend ingiyo byose yabikwereka muri application amakuru yose ari update iyo bayaguhaye kubyira ngo wenda habonetse wenda task cyangwa habonetse survey. Ibi byose ari kubyira abantu bari gukora survey kuri WhatsApp channel yabo wagenda ukandika timebox ukazaba urabona habari nyinshi zigiye zitandukanye muri application. Iyi application irizewe nayo nagushishikariza gukora ku munota ari watangira kuyikora. So ngibisanzwe cyangwa se promoter abanyarwanda ukomeza kubafasha kandi ukomeza kubagezaho mu byambere dore uko mbakunda cyane kandi impamvu bakunda nuko namwe munyere ku rukundo. So rero dukomeze tubane kandi ukomeze udusupporting muri byose ukanda subscribe ukanda like usharinga n'inshuti yawe ushaka gukora amafaranga. Yego tuno tu application usanga wenda kubikura bishobora gutwara gahe ariko usanga tubikura ariko nyine nago wavuga ngo nakazi wenda ngo spending amafaranga yango ugira ngo unguke menshi wapi. Yego ni dukeya ariko iyo nago tuvuge wenda wafatiye rimwe uri umuntu ukora kandi ufite inkoga ufite n'abantu na team wenda wakwinjizamo n'iki unakora task unakora survey na downloading application mu minsi 3 cyangwa 4 wabikuye abana amadolari kandi yakugezeho kandi amadolari ari kujya mu 2700 niba nibeshye. So urukumva rero nagara amafaranga make. So ni sample muto abanyarwanda bakunda hoza ku mutima reka dukomeze tumenye byinshi nk'ibisanzwe. Imana ikomeze barinde. Ciao ciao mwizi video nakagaruka nandi mwazikura kuri Tsam Promoter official. Imana ikomeze barinde.